nanjye uri hano kuri kamera ushobora kwibyiringiro byo kwizera byarakuvuyemo ndakwizereye ngo Imana ikora igitangaza ku buzima bwawe. Amen. Sinzi ntago ndabwira abatabyara gusa ndabwira nawe ufite ikibazo gikomeye ndashaka kukubwira ngo Imana itanga ibyishimo ngishira kuzimu kandi ikagira ite igakurayo ngirakenesha kandi gakiza niko Uwiteka yavuze ngo ntawera nk'Uwiteka ngo ntawera nk'Uwiteka Imana yacu. Imana igira ibambe, Imana igira imbabazi, Imana irahindura. Uwiteka bashigikire kubwira aba bantu bari hano ubuzima bwose Imana irabuhindura. Nta buzima Imana itagira ite idahindura. Uwiteka agiye kubireka. Reka mbasengere. Hari ikindi wambaza? Ni ugutanga nimero kugira ngo uri kurazaguhamagare mufatanye gusenga none ubundi usengere bya byiciro nakubwiye. Amavuta abacecuru muri gufashwa. Amavuta. Yes, bakunzi ba Concord TV show nubundi turagarutse hamwe n'umukozi w'Imana Pastor Sekazuba. Twe turi mu kiganiro cya mbere tuvavanguye kadukore igice cya kabiri kubera amavuta y'Uwiteka amuriho. Imana ishimwe. Reka nkwibutse kujya gukanda subscribe kuri Sekazuba from TV no kuri Concord TV shop. Hari icyo bitwaye? Ntacyo. Pastor ikaze na none. Urakoze cyane. Imana igumugisha Concorde. Tunagupenda sana, love you, je t'aime, nkwagala nyo. Imana igumugisha kandi Imana kugirire neza kandi ubuntu bw'Imana ntibuka kuveho hamwe n'umuryango mugari udukurikiye kuri Sekazuba from TV ndetse no kuri Concorde TV shop. Imana ibaho umugisha, muradukunda turabizi. Mwibuke gukanda subscribe, harya niko babivuga. Nabivuze neza noneho. Ariko sari ibintu yasa atazakora ngo byemere nabyo byaremeye. Ibona yavuga ururimi rukananirana ariko birisigaye bikunda. Rero turabashimiye kugira kongera kuduha ikaze kandi umuryango mugari udukurikiye. Mu kiganiro twakoze mbere hari akantu wavuze nuvuga ngo abanzi bawe cyangwa se babandi bakurwanya si ngombwa ngo bashimishwe make batungurwe na finali y'imirimo Imana yagukoreye. Uvuga ukuntu Penina yazengereye abo hana tarabyara ahubwo byonyine kumva ko yagize ute ko yatwite. Hari abari bazi ngo tuzahera mu nzu urumva ariko ubu turi kugenda. Haleluya. Bazi yuko tuzabura icyo dukora ariko Imana ikaduhangira imirimo. Haleluya. Bari bazi yuko Mana ndagushimye nuhabwa icyubahiro nukuri kw'Imana ayigiye Imana iguha avance do byonyine. Ntabwo bisaba bitangaza byinshi, bisaba kimwe gusa. Niyo kitaba ari kimwe cuzuye ikimenyetso cy'igitangaza naco kibatera ubwoba. Kuko Penina atangiye kubona imenyetso abona anagaseseme katangiye kuza. Atangiye kuja cira buri kanya aravuga ati se nawe yabagiye kuba nkanjye. Umunsi umwe rero yamenye ko yatwite ngo yararaga amaso akanuye ntabwo yegeraga asinzira. Imana ikore kimwe gusa. Pastor amavuta urimo ndi kugira ngo usengere aba bantu. Kare mama Keza ari kunyereka aka video ka Keza umukobwa wawe mufitiye n'ideni. Ubwo mero karambwiye ngo ashaka nayo kuzakora ikiganiro ubari muri repetition ngo ashaka kuza imbere ya kamera. None mama Keza yanyerekaga ukuntu Keza ari kuririmba ari kugyute nayo kwitoza uko tuzakora ikiganiro. Ndangije namubwiye ijambo ngo abatagira urubyaro babayeho nabi. Amavuta urimo rero ndi kuvuga ngo tugutangira ikiganiro usengera abantu bashatse bakabura urubyaro, abantu bageze igihe cyo gushaka ariko bakabura ubabwira ngo je t'aime, abantu bafite amadeni kuko iyo ufite ideni rikumereye nabi ujya uhindura inzira ngo udahura n'umuntu urifitiye. Hari abantu cyamunara iri gukomangira ku buryo bashobora guteza inzu babagamo bagasohoka bakajya gukodesha n'ayikode bari kuyabura. Nje abo nibo ntekereje kugira ngo muri ya mavuta nibura senga ubu nibura senga turi gusoza. Ariko abo bantu n'abandi bantu bize bakaba bafite amadiplome ariko bakaba bari kuzenguruka u Rwanda na hehe bari gukora ibizamini bakaba batarabona akazi. Abo bantu mu mavuta
gutegeka Imana yaguhaye abo bantu uze kubasengera. Sinzi niba turabikora ubu, niba turabikora nyuma turi gusoza, uko umwuka aragira ute aragutegeka. Reka tubikore turi gusoza. Yego. Ahubwo reka mfashe wenda mpere ku bantu wasabiye bwa mbere burya gushaka. Iyo ushatse icyambere kugira ngo umuryango wuzure ugira umugabo n'umugore n'abana. Yego. Rero gushaka ukabona abandi barabyaye wowe nta mwana ni ikibazo n'ikigeragezo kigora. Kabiri tunibuke ko hari abantu basenya kubera ko batagezeho ngo babyare. Yego. Gatatu tunibuke ko hari abantu bashaka batabyara imiryango zikamanga kubera ko batabye ko barumbije imiryango cyane. Ni ikigeragezo gikomeye cyane. Rero kambaye iyi ndirimbo ya Hana, iyi ndirimbo no bagiye kuyiririmba. Yego. Iboneka muri Samuel wa mbere igice cya 2 umurongo wa mbere haravuze ngo ibyishimo bya Hana. Nshatse kuvuga ngo ubwo nivanga ibyishimo bya Hana unkurikiye utabyaye ahita yumva kagiye kwishima. Yego. Maze Hana arasenga ati umutima wanjye wishimira Uwiteka, ihembe ryanjye rishizwe hejuru n'Uwiteka, akanwa kanjye gakangukiye ku banzi banjye, kuko nejejwe n'agakiza kawe. Ntawera nk'Uwiteka, kuko nta yindi mana atari wowe, kandi nta gitare kimeze nk'Imana yacu. Ntimukongere kuvuga iby'ubwibone bikabije, bityo ntimukabe abanyagasuzuguro mu byo muvuga, kuko Uwiteka ari Imana izi byose. Haleluya. Kandi ariyo imenya urugero rw'ibyo abantu bakora. Imiheto y'intwari iravunitse, kandi abasitaye bakenyerana imbaraga. Abari abakungu baraca inshuro, kandi abari abashonji baradamaraye. Ndetse uwari ingumba yabyaye 7, kandi uwabyaye benshi arakebye. Uwiteka arica agakiza, ashira ikuzimu kandi agakurayo. Uwiteka arakenesha agakenura, acisha bugufi agashira hejuru. Akura abakene mu mukungugu, ashira hejuru abatindi, abakuye ku cyavu, kugira ngo bicarane n'ibikomangoma. Baragwa intebe z'icyubahiro, kuko inkingi z'isi ari iz'Uwiteka, kandi nizo yashinzeho. Tuvuge ngo amen. Amen. Iyo ni indirimbo rero Ana, iyi ndirimbo yayifuze ubwo Imana yari yakoze igitangaza. Niyo mpamvu mbwiye ku bantu babanjije kuvuga barimo abantu bashatse ntibabyare, Imana ibakorera igitangaza, iyi ndirimbo bayiririmbe. Yego. Byashobora kuba ari n'andi magambo wumvisemo atajyanye no kubyara, ushobora kuba warubabaye, ariko ijambo ryatubwiye ngo Uwiteka ashira ikuzimu kandi akagira ate agakurayo. Haleluya. Aho niho mfashijwe, ubwo ngeze no kuba ari mu bihe ubukene bababaye. Uwiteka ashira ikuzimu kandi akagira ate agakurayo. Kabiri havuze ngo Uwiteka arakenesha kandi akagira ate agakenura. Bishaka kuvuga ngo atuma abantu bakena, ariko bwaca mu gitondo ugashyira. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Oh! Uwiteka ashira ikuzimu kandi akagira ate agakurayo. Ngavana abatindi ku cyavu, ngakabicazanya n'iki n'ibikomangoma. Uko niko Bibiliya yabivuze, niko Bibiliya yavuze. Iri ni ijambo ry'Imana, ubu n'ubuhanuzi butavangiye. Ikura ikuzimu, ishira ikuzimu kandi ikagira ite igakurayo. Ngirakenesha kandi ikagira ite igakenura. Haleluya. Ngabari abatindi baraca inshuro, ngariko ngo abari abakene bame ngaraba abari abakire ngo baraca inshuro, ngariko ngo abari abatindi ngo baradamaraye. Mu yandi magambo ibyiciro byose Konkorude yavuze, ibyo byiciro byose iyi ndirimbo yabivuzeho. Yego. None si ni muri kugurikwa camunasi ubukene? Menya ko Uwiteka akenesha kandi akagira ate agakiza. Imana igukize, Imana igutabare, Imana ikugiriye neza. None hari aho anaririmbye aravuga ngo uwari ingumba byaye kangahe 7. Mu yandi magambo ngo ugiye kubyara,
mu izina rya Yesu. Amen. Imana yahaye Ana urubyaro iracahari, ngo wari ingumba byaye kangahe? Karindwi. Mwangumba mwe, yemwe abatabyara mwe, munyumve, Imana iracarambura ukuboko, duze n'ijuru y'abana ntizashira, kandi Imana ikunda abana. Bibiliya narasomye ngo abana ni umwandu w'iki? W'Uwiteka. Imana ibaha abana, yemwe abakennye namwe Imana ibakenure. Haleluya. Yemwe abasuzuguritse Imana ibavane mu gisuzuguriro. Yemwe ababarwanyije, yemwe abarwanyijwe, muhumure, intambara zigiye kurangira. Iyi ndirimbo ibyishimo bya Hana, nawe ibyo byishimo bigutaheho. Sinzi, ntago ndabwira abatabyara gusa, ndabwira nawe ufite ikibazo gikomeye. Ndashaka kukubwira ngo Imana itanga ibyishimo, ngishira ikuzimu kandi ikagira ite? Igakurayo. Ngirakenesha kandi igakiza, niko Uwiteka yavuze. Ngo ntawera nk'Uwiteka, ngo ntawera nk'Uwiteka Imana yacu. Imana igira ibambe, Imana igira imbabazi, Imana irahindura. Uwiteka bashigikire. Nakunze Bibiliya cyane, ndayikunda cyane, nayipenda sana. Bibiliya nigeze kwisoma inyereka neza abagabo bane ngo bahetse ikirema, ngo bahetse ikirema, ngo bari bakijanye bumvishe Yesu ari gukora ibitangaza. Kiriya kirema ntabwo kizeye kugira ngo gihaguruke, ariko abagihetse barakizereye. Nanjye uri hano kuri kamera ushobora kwibyiringiro byo kwizera byarakuvuyemo. Ndakwizereye ngo Imana ikora igitangaza ku buzima bwawe. Amen. Umva igitangaza cyabaye, ngo bageze ku muryango basanga inzu Yesu yararimo, ngo yuzuye, abantu ku muryango buzuye, kandi bari bazi ngo kiriya kirema kigomba gukira. Ngo bahageze barango reka twigire inama, twaje gushaka Yesu, ntabwo dusubiza iki kirema. Ngo bagize kwizera, ngo baturuka inyuma y'inzu, ngo babwira babiri ngo nibaje gutira urwego ahantu, ngo bajya kuzana urwego, ngo barurira basakamburura inzu bayivanaho amabati, ngo bafata ingobyi bari bahetsemo ikirema, ngo bakijugunya mu maguru ya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kiriya kirema ntabwo cyo cizeye, ahubwo bariya babambuye amabati bizeye ko kiriya kirema kigomba gutaha cyabaye kizima. Nawe ndizera ngo ibyo babuze Imana ibiguye mu izina rya Yesu. Aho abantu bashize akadomo, Imana ntabwo yahashize akadomo. Aho abantu babona ko byarangiye, Imana ntabwo ibona ko byarangiye. Vugira ngo amen. Amen. Ngo akimara kugwa imbere ya Yesu, Yesu yakoze ikintu kimwe gusa, ngo aravuga ngo ibyaha byawe ugize ute? Urabibabariwe. Ngo amaze kuvanga ibyaha byawe urabibabariwe, ngo abanditsi n'abafarisayo ngo babwira Yesu ngo urigereranyije. Ubu hari n'abadukurikirana bishwe n'amategeko, barabona ko ibyo tuvuga bitabaho, bakibaswe n'amategeko. Aya madini yacu arimo abanyamategeko, ariko ababaswe n'amategeko batemera ko Yesu akora ibitangaza, kuko bari abanditsi b'amategeko, bari n'abigisha b'amategeko. Ubyibuke neza, bari bazi ko umuntu ugomba kubabarira ibyaha gusa ari Imana. Niyo mpamvu babwiye Yesu ngo urigereranyije. Kandi bari abantu amategeko bari bayafite mu bwinshi, bari barayamize, bageneraga ibitabo by'amategeko. Bari bafite amategeko 613. Niyo mategeko bari bafite. Amategeko yabo yabo yari asanzwe, yari amategeko 603, ndetse n'amategeko 10 ya Mose. Ayo yose barayahuza, barayamira, barayacengera. Babatwa n'amategeko ariko batabona ibindi bitangaza. Bayoborwaga n'amategeko ariko batayishurirwa ejo hazagira ate? Hazaza. Bili fosika enetai, nta mwuka wera barubarimo. Bari bariswe n'ibyanditswe gusa, bayoborwaga n'amategeko. Uzibuka umunsi umwe bahuye na wawundi Yesu akijije ku kidendezi, baramubwiye ngo ninde bagukirwa kukije ku isabato? Undi arababwira ngo wankijije ndamuzi. Yego. Rero kanze nkubwire, ndashaka kwizerera. Ngako kanya ngo baravuze ngo kuki? Ngo yigereranyije. Yesu aravuze ati mugize ishari yuko mubari ibyaha, ati kankora ikintu gitangaza noneho. Abonye bakomeje kuvuga menshi, ati mwari muzi ko mubari ibyaha, ahubwo njye uko nakandi kantu kabari. Ntago barongera kumucura bamuhetse. Yesu aravuze ngo kubera ko bamaze gukiza ibyaha, haguruka ugende. Haleluya. Kirabandi aduka, kirahagarara, ngo kiratambuka. Abanditsi baravuga ibi dukora ntago tuzahuza n'abanyamategeko, nta nubwo tuzahuza n'abafarisayo. Tuzavuga abanirize, tuzavuga batwita abayobe, tuzavuga bagira bate, ariko nta gikura ku mwuka w'Imana ari hehe? Ari muri twewe, ari muri twe. Yego.
reka nkwizerere mu izina rya Yesu. Amen. Izere ubone igitangaza cy'Imana. Izere yuko abarokore twazanye ubwenge bwinshi. Ubundi njye nasomye Bibiliya irambwira ngo abigishwa cyangwa abantu bashakaga Pawulo ngo abaga ngo nige bamushatse ngo Pawulo basanga ari bize ngo bagatwara muswara ya Pawulo ngo bakajya kurambika ku murwayi agakira. Abandi bakatwira ngo igicucu ca Pawulo cyari kigezeho kijya gikora ibitangaza. Uko none ijambo rikatubwira neza, dore ngiri ndarifite. Ijambo ryo ribisobanura neza. Reba ngo uko yarari kera na n'uyu munsi niko agize ate, uko yakoraga ibitangaza na n'uyu munsi akora iki, ibitangaza. Nge narabibonye, wabyemera. Nanasomye muri Bibiliya, nabonye Yesu bamuri nge bakora iki, ibitangaza. Naramubonye ahindura amateka, naramubonye akiza abarwayi, naramubonye atanga urushako, naramubonye atanga urubyaro ku ngumba, naramubonye ahindura ubuzima bw'abantu, naramubonye ko nkora udewe bimwe bavuze ngo bamanitse amatangazo. Nge hari n'uwo nagiye gusengera, hari uwo nagiye gusengera hano mucanika sindamuvuga izina. Yego. Yanimutse yagiye gukodesha mu mujyi, banka yamuvanye mu nzu. Ari mu kazi ahantu bita ku Kibuye mu ibereshi rya 6. Musanga mo ndamusengera, ijwi rirambwira ngo humura ntago inzu barayigurisha. Ibi byabaye kugira ngo nkwigishe umuntu wari. Yego. Aravango nje kubafata agatima ngo banke byarangije. Bwakeye mu gitondo agaruka mu nzu nuba yirimo yubatse nandi mazu. Nabonye Imana ikora ibyo bitangaza. Nabonye banzanira umuntu hano ngira ngo bimwara bibonye banzanira n'inka. Baza kugushimira. Nabonye banzanira umuntu wapfuye hano, umugabo wakamutaka munsigira n'abana bakigenda bakaja bari kura. Baza kurira hano mu gitani no bice mu gitani. Bararira hano mu iki gitani. Hari saa 8 z'ijoro. Umuntu yapfuye mu yisaro y'inzu. Ndamusengera, ngendera mu itegeko rya Yesu, ngendera mu muhamagaro Yesu yampaye. Saa 9 umugore yaratimbutse abamuzima. Haleluya. Abanyamategeko n'abafarisayo ntibabyemera ko twemera ko Yesu umvakanambwira twagiye tubona amadini gatemera ko Imana ivuga, twagiye tubona turayarondora. Uburotwa umva ubu ntago tukibaswe n'amategeko n'abafarisayo. Yesu tubamakora ibitangaza, wabyemera utabyemera, wakwiriga ubyaneje ukoresha ubuhanga bwawe, wakoresha ya mategeko yanyu 613 cyakiza kuroko Yesu akora ibitangaza. Nta kiza umva ijambo yavuze. Nta nubwo yagiye mu ijuru ngagerere n'ibitangaza. Umva ijambo yivuga agiye kugenda. Yaravuze ngo abazanyizera. Haleluya. Abazanyizera muzakora ibyo nakoraga ndetse muzakora n'ibibiruta. Sema haleluya. Ariko gusura abantu bazazuka, indwara zizakira. Yesu ashimwe cyane. Yaravuze ngo abazanyizera. Mwabo ndimo nge uyu mugabo kwice imbere ndimo, ndamwizera ko Yesu akora ibitangaza kandi akorera muri nge. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ntabwo nabaswe n'amategeko, sinabaswe n'idini, ahubwo nabaswe n'ubuntu bwa Yesu. Mu kirenge ca boss wanjye Yesu nimwo ngendera. Amen. Rero kanze mbwira aba bantu wavugiye, mbabwire ngo uko wagiye urondora buri kintu cyose mu kiciro cyacu, buri wese yizere ko abonye igitangaza cy'Imana. Haleluya. Ndizeye mu izina rya Yesu. Buri wese yizere. Buri wese yizere. Nagiye mbona wavuze ubukode, nagiye mbona ubukode abantu babusuramo bakongera bakubaka izabo. Hari mushuti wanjye mfite we yaranyandikiye ngo no hano mu Kidaho afite n'akazagenda ku kimotara by'ubushura muzi. Uriya muhungu yanyandikiye agapapuro arambwira tumva none ikintu kiriho. Ati baje barandika agapapuro bagacisha mu nzu urugi, baravuga ngo nimba vire mu nzu yayo, mu nzu yabo ngo niyo nayabona ngo ntibemere kuyakira. Ndagenda ndamusengera, turasenga, Imana irambwira ngo umva uzubaka inzu rutiyo bagusohoyemo. Yego. Ndibuka rimwe ayimukira mu yindi nzu akodesha indi nzu. None arambwira ati papa ari kumpa ikibanza ariko akanga kukirekura. None waza ukajya kugisengera, hari ibishimba by'imishingiriro. Nirutse mu ico kibanza nshaka se mu isengesho nkivana mu maboko ya se. Nasenze umunsi umwe, iminsi 7 ishize isa mu ikibanza. Ubu hari iminsi iri gucana ku matara, iri kwaka ku maso, irimo amarangi, n'inzu nini cyane. Ndahazi nayigeze. Bishaka kuvuga iki rero? Twahawe ububasha muri byaremye ngo kwa Yesu dufite ubutwari, dufite ubushobozi, iyo twizeye amagambo ye nkuko yayatubwiye. Ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, yo twahanywereye amazi meza, amazi y'ubugi. Ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, yo twahanywereye
ahanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. mu ijuru n'igihugu cyacu cyuzuyemo amahoro, mu gihe tuzakigeramo tuzahimbaza Yesu. Umukiza azahanagura amarira yacu yose, yo tuzanezererwa igihugu yadusezerani. Umukiza Yesu, umukiza azahanagura amarira yacu yose, yo tuzanezererwa topikitila yadusezeranije. Kwa Yesu dufite ubutwari, dufite ubushobozi, iyo twizeye amagambo ye nk'uko yayatubwiye. Ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, yo ahanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Ndashaka kukubwira ngo nsoza kubwira ikintu gikomeye. Uyu Yesu uko yarari na n'uyu munsi ni kwari. Ndashaka kuvugana n'ubuzima bwawe. Ibibazo byose uko yabisomye, uko yabivuze, ibyo Yesu kubikoraho ni nko guhumbya. Ibyo Yesu kubitegeka ni nko guhumbya. Njya ntekereza nkareba uko twatangiye dusenga, uko twatangiye no dusenga, abo twasenganye bose bamwe nyambura nabo nkabayoberwa. Abantu basengeye ni wanjye kera gore 2016 njambura nabo nkabayoberwa. Abantu barakomeye, abandi bagize bate, abandi babaye abasirikare bakomeye, abandi babaye abapolisi bakomeye, abandi tujya duraga bati uracatwibuka iwawe, abandi babaye abacuruzi bakomeye, abandi babonye akazi muri leta yakomeye. Kajya nibuka ubuzima turi muri Songamane hano. Nuko Imana yankoresha icyo gihe nambaye umushumi munda kubera inzara. None uyu munsi ntago ncyambara umushumi munda. Haleluya. Ndibuka umunsi umwe bagateranya kunyishura inzu y'ibihumbi 10 hano. Inzu y'ibihumbi 10 bagateranya 500 igiceri cy'ijana. Imana ikandera ngo Sekazuba uzabona kugira neza kwanjye. Haleluya. None uyu munsi uko wabivuze twice ku kabarako ko hejuru. Yego. Ntago ikigano turi kukigora hasi. Turi hejuru. Nimvire kugwa turugamye. Turi hejuru. Turugamye. Rero ndashaka kukubwira ngo nubwo uri muri ntibishoboka, bwaca mu gitondo bikaba birashoboka. Kandi bigiye gushoboka. Aka kanuka kwatuho gushoboka, ibyo byananiranye, ibyo utabonera inzira bigiye kuboneka inzira. Mu izina ry'Iyampamagaye, mu izina rya Yesu Kristo ushobora byose, Imana yampamagaye. Imana yampamagaye. Ko nkuru nigeze gusetsa rimwe nigeze kujya kubwiriza mu Cyanika. Yego. Hari yateranye amaparuwasi, hari Burambi, hari Gitare, hari Maya, hari za Mugera, zahuriye zose. Ndibuka rimwe nari nshonje, noneho umupasiteri bita Sharire wo mu Kidaho aramamagara ati Sekazuba unyuri wanje tugendane. Ndagenda nari mvuye ku musozi gusengera kurya umuceri ngo urye ngo haga. Ngezeyo nsanga mugore bita mama musirimu yatetse ibyo kurya byinshi bashize ku meza, ndarura ndarya. Ngeze mu rusengero nari ndi mu mavuta nshuti yanjye. Muzi umuhanuzi maze iminsi afite inzara, ariko hano inzara akava ahantu hari inyama. Nari ndi mu mavuta. Burya mureke mbabwire roho nzima mu mubiri muzima. Ibi tujya tubivuga abantu ntibaseke bavuga ngo nabahanuzi ibiryo. Iyo umaze iminsi uri umuhanuzi w'inzara ukabona ibiryo ukarya ugahaga, ikirere kiba kinini kurenza ico wari ufite. Ikirere kiraguka nshuti yanjye. None mwumva akantu kanryoheye ni kamwe gusa nazibagirwa. Imana nzayikunda, nzayibyinira, nzanayikunda kugeza gupfa kwanjye, nzayivugira. Umva ko nkoro kankubwira akantu karyoshe. Ninjiye mu rusengero ngihanura, bambe ngihagara imbere ngibwiriza, umucecuru yuzura mu Burambi. Nundi mukobwa ari waturutse ahantu bita nibari za Nyiramiyaga nibari hehe. Buzura mu kabara ngo tubonye wuri indege. Abantu barebye imyambarire yanjye barabasi umuntu yakurira indege inkweto iki. Bakubitanye nko kura mu makoro. Uzika bampingaga ni no kubareba mu makore bakwe. Ariko ndashimira Imana umba kantu gato kabayeho. Nifotoreje ku ndege nari mvuye Mwanza ngiye Dar es Salaam. Nifotoreje ku ndege
nshize kuri sitati y'agatelefoni nari mfite gatoya nari nguze. Icyo gihe nabwo nari nkaguze ari umuhanzi bita Theo warumbwiye ati sha turi umuhanzi utagira ka smartphone ngura intuza. Ndabyibuka nashize kuri sitati bagiye kwandika, abantu bakwandika muri comment bakavuga ngo ni indege yapfuye, nasanze ahantu yapfuye ngo nyifotorezaho. Ariko nabandi no kugera ku ndege yapfuye nabyo ni agaciro gakomeye, kuko urebye ubuzima nari no kugira ngo wegere indege yapfuye byari igitangaza gikomeye. Rero bishaka kuvuga iki? Nshaka kubwira aba bantu bari hano, ubuzima bwose Imana irabuhindura. Nta buzima Imana itagira ite idahindura. Uwiteka agiye kubireka. Reka mbasengere. Hari ikindi wambaza? Ni ugutanga nimero kugira ngo uri kurazaguhamagare mufatanye gusenga, none ubundi usengere bya byiciro nakubwiye. Nomero yanjye ni 078 45 50 31 7. Ndongera nyisubiramo 078 45 50 31 7. Ndajya ku yindi 078 32 37 47 078 32 37 Iyo niyo nomero y'uyu mugabo uhagaze imbere yanyu, umupasiteri bita Sekazuba Jean Damascene Foromo Rwanda. Uyu mtumishi wa Mungu kutoka Rwanda. Mtumishi wa Mungu kutoka Rwanda. Nabapenda sana. Reka tubasengere rero. Tugiye gusengera ibyifuzo ambwena na birasheho na nabivuzeho na nabyatuyo na nabivuze nabikomanseho nagize ne, ariko kanze mbabwiye Uwiteka aboneshereze mu maso ye. Uwiteka aboneshereze mu maso ye. Mana mu izina rya Yesu. Amen. Wowe uri gitangaza. Wowe uri Mungu. Uri Imana ishobora byose. Uri gitangaza. Hari ibyifuzo umugaragu yavuze. Icyifuzo cy'abatabyara ubaye kubyara, icyifuzo cy'ababuze urushako ubaye gushaka, icyifuzo cy'abantu bamanikiwe amatangazo uyamanure bajya kugurishizwa cyamunara, icyifuzo cy'abarwayi ubakize, icyifuzo cy'abantu bari mu bukene bukabije ubaho ubuzima bwiza. Ibyo byose urabishoboye. N'ibindi byinshi yavuze ndabasengeye umunezero bawubone, ibyanze gushoboka bishoboke, ibyanze kwemera byemere, ibidafatika bifatike, ibitari mu mwanya bijye mu mwanya. Urakoze kubahaye umugisha kandi kubikozeho, urakoze kubatabaye kandi ukabarengera mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Amen.